Yes, reka nongere mbasuhuza cyane rero mbifuriza ibihe byiza cyane ngo mukunda gukurikira ubuntu no kuri TV. Ayo munsi rero murabizi ko kabisa tugenda tukabakorera hirya no hino tukabazana abastari batandukanye cyane cyane muri gospel kugira ngo dukunde tumenye amakuru acuranega cyangwa se avugwa hirya no hino cyane. Uyu munsi rero ngiye murabizi nyine ndi emisharo nkuko mukunze kunyumva buri gihe cyane. Reka rero ubundi tudatinze dufite umutumirwa wacu tubahereze atwibwire ubundi dukomeze tuganira. Uraho mubyeyi? Neza. Amakuru kisa? Sawa. Urongerijwe ariko? Yego. Mwitwa bande rero? Nitwa Gasigwa Vincent Christian. Yes, Gasigwa Vincent Christian uratwibwira mu buryo kabisa abantu bahita bakumenya kuko urazwa ahantu hose. Bibwira gute? Yenda se ngira ngo abantu bakumenyere nk'umuririmbyi mu gihugu mu kino gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yaho barakuzi. Ya, umuririmbyi uririmba cyane indirimbo z'Imana, indirimbo zaririmbiwe Imana cyangwa zirimbirwa Imana. Hari iyo bakuziho, abantu bakuziho itwika. Ivuga kabisa gakubitemo abantu bo. Twebwe aricyo tubarusha muri byinshi bataramenya Yesu. Icyo mbere tubarusha dore niki tuzabona Imana Data n'amaso yacu. Icya kabiri tubarusha niki tuzabona sogokuruza Aburahamu. Kandi icya gatatu tubarusha niki nuko tuzataramana n'abera. Urakoze cyane kabisa. Rero icyatumye tugutumira kabisa kugira ngo tuganire ni ikintu kimwe cyitwa isabukuru yawe y'amavuko. Ejo hashize cyangwa se ku itariki zingahe? Tariki 5 z'ukwa gatatu. Tariki 5 z'ukwa gatatu wari umunsi w'isabukuru cyangwa se wari umunsi wo kuvuka kwawe? Yego. Uwo munsi wumvise umeze gute? Mbiyenda mbere yo kugera wumvaga umeze gute? Wari ubyiteguye? Ni umunsi usobanuye byinshi kuri njye. Ni umunsi w'amateka mu buzima bwanjye. Rero nk'ibisanzwe ku bantu bose iyo uwo munsi cyangwa iminsi twibukira igihe twavukiyeho iyo yenda kugera tuba twumva twiteguye kubona turangije uwo mwaka kugira ngo dukora amelioration niko nabyita, turebe ibyo twagezeho hanyuma dukore n'ingamba nshya z'ibyo tugomba kugeraho mu mwaka ukurikiyeho ngo. Yes, abantu bakumenye ko iyo ndirimbo yitwa Icyo Turushabandi ni indirimbo ivuga ngo Icyo Turushabandi ngo nuko twasezeranyijwe ubugingo bw'iteka. Urabufite cyangwa cyangwa nta makuru butanga? Ntabwo ari amakuru, numva abandi, ahubwo no ubuzima. Ndirimba ibintu numva, ntabwo nshidikanya ko mfite ubugingo. Nta nubwo njya ngera n'umwanya wo gutekereza ko mufite, ahubwo ubugingo njye ubwanjye ndi ubugingo bwanjye kuko ubugingo buri muri njyewe nanjye ndi muri bwo. Hanyuma rero nyine urumva kuvuka ubwa kabiri, kuvuka isabukuru y'amavuko no kuvuka ubwa kabiri, ibyo bintu bihuza gute? Bivugwa bite cyangwa se muri gospel bivugwa gute? Kuko n'ubuntu no kuri kandi nta kintu tuba tugamije no kugira ngo abantu bamenye ubuntu nyaboneka ntamwe noneho muzwi ku ruhando mpuza yenda migabane. Musobanurira abantu batandukanye bavuga ngo yenda se ibi bintu kuvuka ubwa kabiri cyangwa se isabukuru n'umuhango abantu binjiramo kugira ngo bishimishe cyangwa se hari ahandi bikora ku bakristo? Ibi bintu byo kwizihiza kuvuka igitaki twavukiyeho ni imihango y'abantu, ni ibintu byashyizweho kugira ngo abantu bibuke igihe bavukiye kwa. Ni ibintu biri muri class ya entertainment kugira ngo abantu bishime banezererwe mu buzima bwabo, ariko nta namwe bikora kuri gospel, nta namwe bihurira, ahubwo bibaye byinshi akenshi bishobora kurwanya gospel. Ariko ntekereza nanjye ntabwo mba nabigize big deal, gusa nyine kwibuka gusa ko navutse the 5th March mba numva muri njyewe ari ikintu cyiza, nkuko ntekereza kurya nkumva n'indya kurya nkabona ibyo kurya biri buze kunezeza. Ni nako gutekereza ngo umunsi wa 5 z'ukwa gatatu ni umunsi w'amateka mu buzima bwanjye, numva nabyo biri muri iyo class y'ibinezeza kwa ubuzima busanzwe bwa buri munsi. Yes, amagift, tujye ku magift. Impano warazakiriye ngo duheho? Impano narazakiriye kuko impano ya mbere ngira ngo nayifashe hari saa sita umunsi ugitangira
ni ukuvuga mu gitondo cy'umunsi umunota watangiye umunsi wa lesenka ngira ngo byari nka saa sita n'iminota nk'itanu ubwo nabonye impano ya mbere n'izindi zakomeje kuza ziraza nyine ndazibona. Ntabwo impano byaterwa n'impano mbajije kuko hari abantu batekereza ko impano ari ibifatika, ari ibintu umuntu yakuguriye imodoka, umuntu yakuguriye inzu, umuntu yakuguriye imyenda. No, hari igihe byonyine no kuba umuntu n'urugero umuntu aramutse agupostinze on his or her status, ntekereza ko ari ikintu cyiza. Ni impano, that's a gift, kuko ntabwo abantu twese tujya ku ma status y'abantu. Iyo umuntu akwibutse akagushira kuri status yangiza akakwifuza umunsi mwiza, that's a gift. Ese kuva wavuka yenda kugeza ku inoteri cyawe yenda ro 5 zo kwa gatatu, ni iki kintu uregereta, ni iki kintu ushima? Uyu mwaka navuga ko ndangije ndashima cyane Kristo ko yanyaguye mu buryo bw'umwuka, kuko niwe ukuza, niwe mutima utunga ubugingo, yaranyaguye. Nicyo kintu cya mbere nshima. Ikindi nuko naragutse mu mitekerereze, ubwo ni kuri kote y'ibyiza. Naragutse mu mitekerereze, mbona hari ukuntu nkwiye kubaho mu wundi mwaka nangiye. Hanyuma mu byambabaje byinshi ni namubanga. Uzakora ubukwe ryari wa mugabo? Ubukwe cyangwa ntabwo uragize igihe? Uracyari umwana? Ubukwe ntabwo ntekereza ko ndabitekereza ubukwe nzabukora, ariko tuvugana I'm single and searching. It's been like a few days since when I broke up with my ex-girlfriend, but ntabwo ndi gupanga ko mu minsi iri imbere I will be finding the one, kandi nzi neza ko uko byagenda kose amaherezo ni mu nzu. Abantu batanu tugana ku musozo, ngira ngo yenda abantu bakore subscribe, baduhe comment, nibarangiza baduhereze ikintu bita ibitekerezo, kugira ngo tuba tubishaka kugira ngo nitumara kubibona tumenye ikintu abantu bashaka turicyo natwe tubagezaho. Yes, ni umuntu n'ukuri rero nkuko muri kubyumva, ariko rero tugenda tugana ku musozo, reka twibaze ngo abantu batanu utura isabukuru yawe ni abahe? This is a challenge, ariko ndayitura nawe ndayigutura. Urakoze cyane. My big bro Moses Gweya Kamanzi, my family, mom, my sisters, Esther, batanu buzuye. Rero reka tukubaze, n'uri umuririmbye tugenda tugana muri kariyeri yawe, indirimbo yawe bwite tuyitegereze ryari? Indirimbo yanjye bwite biri mu nyigo kuko hari studio iri gushaka kumanaginga ubu tuvugana, yitwa Blessing Studio. Nyuma y'amezi nk'abiri cyangwa kwezi kumwe. Ninde kwambika se ko nduzi wambaye neza? Ndiyambika. Tugushimira cyane. Ariko Christian, ngira ngo ni Christian turimo kuganira, cyangwa se turi kugenda tunagana ku musozo. Ni Christian tugenda tuganira tubwira n'umunsi mukuru w'isabukuru, cyangwa se happy birthday nkuko bisanzwe bivugwa mu Kinyarwanda cy'iki gihe. Ibintu byose byabaye Kinyarwanda. Rero n'ubuntu n'ukuri murabizi cyane. Emishara muri ngiye mbana gutumiye tukubwire ngo nkuko nabikubwiye komeza ukore subscribe. Ikibazo cyanyuma tukubaza kugira ngo tunakure kure ujye mu mirimo yawe itandukanye. Ufite imyaka ingahe? I can't tell. Kubera nagari ngombwa. Kubera iki atari ngombwa se? Ubundi umwana ni umuntu wubaha, kandi nawe ubu ngubu uri umwana. Twubahe rero, ubwira uvuga iti mfite 15. Ndabura mikeya ngo nuzuze 30. Urabura mikeya? Yes, 10 niyo urabura 10 ngo uzuze 30.
yetse Christian tugushimire yego nanjye ndabashimiye ariko ntabwo waturamukije neza mu kudusezera neza nubwimfa tirosisiza kurwaho ni wowe nziri ngira peace. Urakoze cyane ni Christian rero kandi tubashimire mukomeze mu bugufi bwacu stay tuned